Bakristo bavandimwe, inshuti z'umubyeyi Bikira Mariya, turabasuhuje tubifuriza kugira icyumweru cyiza. Tugiye gusangira amasomo matagatifu, amasomo adushishikariza kurushaho kumenya agaciro ko kwisubiraho, agaciro k'imbabazi z'Imana, nk'uko umubyeyi Bikira Mariya atahwemye kubigarukaho hano i Kibeho. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi Petero abwira rubanda ati: Imana ya Aburahamu, ya Izake na Yakobo, Imana y'abakurambere bacu yakujije umugaragu wayo Yezu, mwebwe mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, kandi we yari yiyemeje kumurekura. Mwihakanye umutagatifu n'intungane, maze musaba ko babarekurira umwicanyi. Mwicishije umugenga w'ubugingo, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye. Turi abagabo bo kubihamya. None rero bavandimwe, nzi yuko ibyo mwakoze mwabitewe n'ubujiji, kimwe n'abatware banyu. Nyamara Imana yujuje ityo ibyo yari yaravugishije abahanuzi bose mbere y'uko biba, ko Kristo yagombaga kubabara. Nimwisubireho rero kandi mugarukire Imana, kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho, dusakazeho umucyo ugukomokaho. Igihe ntabaje jya unsubiza mani ndenganura, mu magorwa ni wowe unkura haga. Gira ibambe wumve isengesho ryanjye. Hari benshi bajya bavuga ngo ninde uzaduha guhirwa. Uhoraho, dusakazeho umucyo ugukomokaho. Kubera ko wankungahaje ndaryama ngasinzira, kuko wenyine Uhoraho ungumisha mu mudendezo. Isomo rya kabiri, isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa. Twana twanjye, ibi mbibandikiye kugira ngo mudacumura. Ariko naho umuntu yacumura, dufite umuvugizi imbere y'Imana Data, ari we Yezu Kristo ntungane. Ni nawe gitambo cy'impongano y'ibyaha byacu, ndetse atari ibyaha byacu byonyine, ahubwo n'iby'isi yose. Dore icyo tumenyeraho ko tumuzi, ni uko dukurikiza amategeko ye. Uvuga rero ati ndamuzi, ariko ntakurikiza amategeko ye, aba ari umubeshyi, kandi nta kuri kuba kumurimo. Naho ukurikiza ijambo rye, muri we urukundo rw'Imana ruba rwuzuye koko. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abigishwa bari bavuye i Mawusi, batekerezaga intumwa na bagenzi babo uko byagenze mu nzira, n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Igihe bakivuga ibyo, Yezu ubwe aba nguyu ahagaze hagati yabo, arababwira ati nimugire amahoro. Barakangarana bashya ubwoba, bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati ubwo bwoba bwose mufite ni ubw'iki? Kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni jye ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, babaho gutangara gusa. Noneho arababwira ati hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje, aracyakira kirira imbere yabo. Nuko arababwira ati ibyo ni byo nababwiraga nkiri kumwe namwe, ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Aherako ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara, maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu
bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo ni mwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu yaduteguriye kuri iki cyumweru cya gatatu cya Pasika aribanda ku guhinduka hagamijwe kugarukira Imana. Mu isomo rya mbere, guhinduka bishingiye ku kumenya ko twacumuye, tukemera ko twayobejwe n'ubujiji, maze tukiringira Imana, tukayigarukira twakira umukiro wayo yaduhaye muri Kristo. Mu isomo rya kabiri, guhinduka ni ukwirinda icyaha, dukurikiza amategeko y'Imana n'ijambo ryayo, kugira ngo turonke imbabazi itanga ku buntu. Mu ivanjiri, guhinduka ni ugutsinda no kwirukana ubwoba, kugira ngo twakire amahoro Yezu wazutse atanga, maze tukaba abahamya b'umukiro n'imbabazi byamamajwe mu izina rye ku bantu b'amahanga yose. Mu isomo rya mbere, Mutagatifu Petero intumwa yerekana buryo ki abantu bifuza imbabazi z'Imana nyuma y'amakosa yabo ya kera ajyanye n'ubujiji bwabo. Petero afata urugendo rwo guhinduka hamwe nabo. Icya mbere, abamenyesha uburemere bw'amakosa yabo mu gutanga inzirakarengane umwami w'ubuzima ndetse n'umugenga w'ubugingo, ariko akanabakangurira kwigiramo icyemezo cyo kubaho mu buryo butandukanye n'ubwa kera n'impinduka zishingiye ku gutega amatwi ijambo ry'Imana. Nyuma y'ibyo, Petero ahumuriza umutimanama wabo, yerekana ko ibyo bakoze babitewe n'ubujiji, kandi abagira inama yo guhinduka no kugarukira Imana kugira ngo ibyaha byabo bihanagurwe. Iyi nama ya Mutagatifu Petero intumwa natwe iratureba, kuko natwe dufite icyo twahindura mu buzima bwacu kugira ngo dushimishe Imana byuzuye. Dushobora guhindura ibikorwa byacu bibi, dushobora guhindura imyitwarire yacu idakwiye, inzangano zacu no kwigomeka ku Mana. Ibi nibyo Bikira Mariya yakomeje kutubwira i Kibeho. Yaje kutuburira, aduhamagarira guhinduka kugira ngo twemere byimazeyo ivanjiri y'umwana we. Bikira Mariya i Kibeho aradusaba guhinduka, kwihana, kwisubiraho no kugarukira Imana bidatinze. Nicyo cyamukuye mu ijuru, aza aje kuburira abana be kugira ngo batagwa mu rwobo, kugira ngo bamenye Imana kandi bayikurikire. Mu isomo rya kabiri, Mutagatifu Yohani aratwibutsa ko guhinduka nyakuri ari ukwirinda icyaha, kandi kugira ngo tubone imbabazi z'Imana tugomba kubahiriza amategeko yayo n'ijambo ryayo. Mutagatifu Yohani atwibutsa ibintu bitatu mu buzima busanzwe bw'umuntu wese. Icya mbere ni uko turi abanyabyaha. Icya kabiri ni uko turi abanyabyaha bababariwe. Naho icya gatatu ni uko kwizera kubabarirwa ibyaha muri Kristo ari byo biduhesha umukiro. Guhinduka rero ni ukwakira imbabazi z'Imana zitangwa igihe cyose twiyemeje kunga ubumwe na Kristo wapfuye akazuka, kumenya ko turi abanyabyaha no kugira icyizere cyo kubabarirwa bikomeza ukwemera n'ukwizera kwacu. Kutamenya ko twacumuye ngo dusabe Imana imbabazi nicyo Bikira Mariya yita icyaha cyugarije isi ya none, kuko guhakana icyaha bitesha agaciro imbabazi z'Imana. Ivanjiri itwereka bihagije ko Yezu ahamagarira abigishwa be kwirukana no guhashya ubwoba mu buzima bwabo kugira ngo bakire amahoro atanga. We mwami w'amahoro n'umugenga w'ubugingo, aje gukuraho ugushidikanya kwabo, gutsinda ukutizera kwabo no kuvanaho ikibabuza kwizera iyuzuzwa ry'ibyanditswe. Ibi bijyana n'amagambo ye ahugura ubwenge bwabo
kugira ngo babe abahamya b'indahemuka bihinduka no kwisubiraho b'imbabazi n'umukiro bituruka mu izina rye kandi bigenewe abantu b'amahanga yose. Mu buryo bwinshi n'ibimenyetso, Yezu arashaka kumvisha abigishwa be ko atari umuzimu. Abasaba kumukoraho no kumureba. Yerekana amaboko ye n'amaguru afite inkovu z'ibikomere by'umusaraba. Kandi nk'uko bari batarizera, asaba ibiryo maze arira ifi imbere yabo, byose agamije kugira ngo barusheho kuva mu mwijima maze bamubone, bamwemere. Ese twebwe guhura na Kristo bituma twizera izuka rye? Ni iki kidutera ubwoba cyane ku buryo bidutera gucika intege no kwiheba mu bukristo bwacu? Ni izihe mbogamizi zituma dutakaza ukwizera kwacu aho kukubaka kugira ngo amahoro ya Kristo aganze mu buzima bwacu? Nk'aba bigishwa, reka twemezwe n'ubuhamya bw'uwazutse kugira ngo nitumara guhinduka duhindure abandi tubikesha Roho Mutagatifu twahawe. Bikira Mariya nyina wa Jambo nadutoze kumva no kumvira Yezu, maze tumubere abahamya mu bantu, kandi imitima yacu ihugukire guhinduka, kwicuza no kwisubiraho by'ukuri nk'uko umubyeyi Bikira Mariya adahwema kubidushishikariza. Dusabe Imana inema yo guhinduka bivuye ku mutima, guhinduka by'ukuri kandi bihoraho, kugira ngo amahoro y'uwazutse aganze mu mitima yacu, maze ntituzahweme gukura mu cyizere, mu rukundo n'ukwemera dufitiye Imana, kuko tuzi neza ko Imana idukura mu mibabaro kandi ikaduha amahoro, idutsindira ubwoba no gushidikanya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.